Yesu akuzwe. Iyo mbabwiye ngo Yesu akuzwe nuko amakuru mba nyafite, kandi nanone Yesu ashimwe. Ayo makuru rero yose ndayafite, nayasaramare ko nayabuze, nasanze ntayahari. Ndashaka rero ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turiho kubera ijambo, turi hano mu birori kubera ijambo. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusome Zaburi ya mbere, dusome igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izatsindwa. Igice cya kabiri umurongo wa 8 aravuga ngo Uwiteka haguruka mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose kugisenda abageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze yuko hahirwa umeze ute? Ntabwo hahirwa ufite amashuri menshi, ntabwo hahirwa ufite amafaranga menshi, ahubwo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uwo ngo ntabwo aba agomba guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, uwo ngo ntabwo aba yicarana n'abakobanyi, uwo ngo nta nubwo aba yica ubukwe. Imana ishimwe cyane. Bene uwo muntu rero ngo ikintu cyose azakora kizamubera cyiza, ariko harimo ikintu gitangaje kimwe, ngo nuko ngo inzira z'abakiranutsi zizwi, ariko ngo abanyabyaha bagomba gutsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana ituganze cyane. Ubwo se ntibyumvikanye? Ibyo ngibyo ni ibintu umuntu yagomba gushyira mu Cyongereza kugira ngo abantu bumve, yabishyira mu Gifaransa cyinshi ngo bumve, yakwirirwa yitera hejuru akavuga indimi nshya kugira ngo byumvikane. Ahubwo umuntu yabyumva mu mutima we, akamenya n'uruhande arimo, yakumva ari mu nzira y'abanyabyaha agahindukira, kuko yamenye umumaro uri mu nzira yo gukiranuka. Haleluya rero. Kuko no mu ivanjiri ya Matayo, ndajya mbabwira ni ivanjiri, ndabizi ngiye mvuga ubutumwa bwiza byagorana, ariko ni ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 ivuga neza abahirwa baribo. Hahirwa abakene ku mutima. Ingoma y'ijuru ntabwo ari yabo. Haleluya. Hahirwa abakene mu mutima, kubera ko ingoma y'ijuru ni yabo. Ni abakene mu mutima, ni abantu bafite inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, ni abantu badafite mukushi. Abo ngabo nibo bahirwa. Abo ngabo urumva bahuye no muri Zaburi ya Dawidi, kuko n'ubundi badakurikiza imigambi y'iki, batagendera mu nzira z'abakobanyi, ariko ngo bazatsindwa. Hari umuntu ushaka gutsindwa yemwe? Uyu munsi wa none rero umuntu wese twamwifuriza kujya mu nzira yo gukiranuka, kugira ngo azabashe gutsinda, kuko muri Yesu harimo umunyenga. Mwabonye hatarimo umunyenga? Abasaza dufite uruhara, abasaza tumaze kuzana imvi, turajyamo tukumva ibintu biri kwemera. Namwe nabitegereje. Mukecuru komera, urimo neza. Kubera ko hari impamvu abantu bagomba kujyamo neza. Mwari muzi ko jewe namibukiro nyase, haba hamibukiro y'ikuzo, ay'urumuri, ay'ibyishimo. Uyu munsi ayishavu ntayahari. Reka hano ukoresha urumuri, ay'ikuzo yavuge, nugera ko kwishima ubishimangire, ariko nugera uyishavu umenye yuko ayo ngayo yaba ari matezwa na babandi babakobanye. Nawe jya uhishurirwa.
ariko ntimushaka no guhishurirwa. Hanyuma rero nimba ibi bintu byumvikanye neza mukaba mwumvise iri jambo, umuyobozi wa gahunda arambabarira hari iminota 5 ariko ibaye 6, ariko njye iminota ndayizi. Ariko bitewe ko namibukiro yari ngombwa, mwegere ijuru rero dusenga Imana, dushaka inzira yo gukiranuka, tunakubita imyuka isenda abageni. Mwayumvise hano Bibiliya icyo nyemerera, yanditse ibintu byose neza, birasobanutse, ntabwo bisaba kwikoza mu gicu. Noneho mwegere ijuru rero dusenge. Mwegere ijuru. N'umurozi niyibeshya agakorosinga muri iri rembo, ngiye kurizirika mu izina rya Yesu, ngiye kuririndisha Yesu, kugira ngo amagini azazengere, abazimu baburirwe irengero. Mana ndagushimye nyir'icyubahiro, ndaguhimbaje kubwira ijambo. Ni wowe wandikishije iri jambo, ni wowe wavuze yuko abakiranutsi bazagubwa neza, ni wowe wavuze yuko imigambi y'ababi itazahama, kandi ni wowe wavuze yuko hahirwa umuntu utayikurikiza. Niyo mpamvu rero dusenze muri aka kanya kugira ngo uru rugo urwiteho, ndetse iri rembo rifashwe uyu munsi, ririndwe nawe aho kurindwa n'abana b'abantu. Tuburijemo amagambo yose akomoka kuri Satani, ahubwo duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye marayika Gabriel kugira ngo akomeze atange ubutumwa, duhamagaye marayika Mikayeli kugira ngo arwane uru rugamba. Ubundi ubwo tuzaba tugeze hano nanone tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze kubw'uru rugendo rw'ubukwe dutangiye, tuzarushaho kugushima mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen.